Erikada indirimbo ya Diamond na Bruce Melody ngo ni ryari oya indirimbo yahagaze Patrick byagenze bite ibyo ngibyo si ni inkuru yego ko bari abavuza nduru baba babivuze inkuru ni iyi nagira nkubwira urugendo rw'igitaraganya ko Kigali yakoreye South Africa agiye kureba mu watumiye Chris Brown ya Sebesore ari ku rwego rwe ahubwo agiye kureba inyungu zikomeye za Bruce Melody ibinyamakuru byanditse ko agiye kureba Chris Brown ahubwo mbwira ngo ni ukugurisha Melody kumugurisha akungukira he uwundi mukiri umurenze none se gahera akungukira he akungukira ko yabonye umukiri ugiye kumwungura reka hari n'iki ibintu bya hombe ni time nabyo cyubibana none se byo kuri Chris Brown ni scam oya neza ya reka showbiz irakirwa none se yaguciye urwa ahita gutura indirimbo yatewe bose babireba ntago mukangisha ngo imyaka 20 maze muri game ntago bikunda kandi nakwigishije isomo ry'uko nta mukene ugira inama umukire uyu muhanga yarakubise imuhanga ni yakubiswe se umvaye imuhanga yarakubiswe bamunyujijemo awari ku Musanze yanyujijemo yawe mushimire ko baduhaye n'umwanya tukaza no kuganira abantu hano bari bagukumbuye yarashizemo igihe narakubuze yose nawe wagenda ukabura nawe ko nawe barakublessinga bakubwira ati diwo mwigisha nawe ngo aricara bakatwigaho muzamura ibintu birimo biragenda bifata ariko wenda twisoreza nibaza ko ni inama tatu zistanze wa mugani biranafasha ariko se abantu bitondeye ikiguri zimbuga nkoranyambaga ko barimo kuyobwa cyane barimo barayobwa cyane inkuru ziraza ukuva nk'umuntu ngo agiye gushaka Chris Brown South Africa bigakuyobera ukumva inkuru iraje ngo kanaka arivugiye ngo ngewe rwose ngo ngumbuye umugabo wanjye kandi bavuga ko ngo ari we ngo wamutambikanye abantu babakina ikintu nyine abo ngabo kanitangira ubutumwa mvura yanjye kangenda umukada ndabizi umukada w'igihugu abanyamakuru bagenzi banje ababloga b'influencer turashima Imana yuko ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwaduhaye ijambo bwaduhaye agaciro urabizi muvoma yose urabyibizi cyane abyuze ndabizi cyane rero tubyigireho tubihereho bitume tugira indangagaciro tumenye kirazira tumenye icyo kuvuga n'icyo kutavuga dushyigikira igihugu ubwo mbavuze imirongo migari twihesha agaciro ubuyobozi bukuru nabwo butugarure hazi bigende neza urwo ni uruhande rwacu tujye ku ruhande rw'abagenerwa bikorwa ubwo n'abakunzi bacu at the same time n'abashoramari birangirira showbiz yo kuregana dukosoke tugendere ku murongo tumenye indangagaciro ariko namwe mugarukira hamwe kwirirwa muregana ntacyo bimaze muzasanga nyuma y'igihe runaka ari mwe mwitobeye ari mwe mwiyangije ari mwe muri kwisibira ubu koko company RDB ni dutere iteka bakazana Chris Brown koko hazabura abantu bakina showbiz bikandagira RDB ko ari Gael ni urugero yego baro urugero murakoze cyane Erikada wakoze cyane kutuganiriza ndakubaza ikibazo kimwe cyonyine uransubiza yego cyangwa oya kugira ngo uwite wigenda ndakubaza ikibazo kibonye yago afite na album yarangiye yitwa Yago Life kabiri iri indirimbo 16 ko sasori izindi nanone mufirije yego album yarangiye nabonye bwira abantu ati abashaka technology yabambwira nayo nyongere teknolojiya ajya kumusura baramutse none se iyi ndirimbo yazize iki ntago sobanukiwe pe baburetse nanzike duhita tunafunga yego sobanura abantu iyi pompom yego yari summer hit song yego yitandukanye rero na byabiye byo mu kwa kabiri twinjira muri Seven yego bibuke za Katarina zisonga bibuke za Brokamena yego bitandukanye na za ndirimbo zo mu kwa 12 twitegura festive season yego iyi yari sama uri kumva kandi noneho bayishoyemo byinshi yego iyo targetinze rero bitewe na target market n'ibitaramushaka uzayisaruramo nibigende neza bitewe n'izindi projet bitewe nuko umuntu mwayikoranye hari connection agaciro umuntu mwakoranye indirimbo aguha ari byo bibyara ya promotion isomo rikomeye yaryigishijwe na Joboy ngo abukirigisi cyo navuze sha Joboy agera naija nibyasobanuka ubu ngo yagatambukije hano kuri stage runaka bashima Imana bagaposti isomo yararyize rya promotion nicyo kintu rero yagomba guhura no kwa Diamond imizo ya mbere amukoreye ibiti reba ibibaye ayiso ndimo nabye kugeza ubwo no kwifotoza amafoto yo kwerekana ko bakoranye babaca amafaranga mu gihe The Ben bamwingingira kwinjira mu ndege cyo ni igikundiro nta kibazo
business ni nawe kigura igikundiro ariko noneho projet ebyiri zose Diamond ahisa sohora zose zikonfirmye ko adahari bikonfirmye ko bashiduka aribo bayihekeye ku mugongo iyo rero siyo bakaba bazategereza paka mu kwa cyenda siyo nkuru inkuru ni yihe inkuru iri South Africa aho kujya South Africa yego Diamond kuba yasohoye indirimbo navye yego hari indirimbo ya mbere z'ukwa karindwi hari nditwa projet yarasohotse narayumvise nawe uze kumbwiranye kumvisha bitaba nk'ibi bya Muhire Jackson baburetse icyambere cy'indirimbo yari yakonfirmwe ya mbere z'ukwa karindwi ibyo byavuyeho niyo mpamvu ndi kukubwira aya magambo Diamond we wabonye ko yanuriye yego Diamond wibuke ko agomba kuzaraha mu kwa 8 hakora ikisi muri gahunda ze yego za football za bedinasos yego cyangwa urajyo ninjire kuri Mungu wanjye ahubwo nabonyanyandikiye ngo baragira Kigali niba ryari uguzwe miliyoni 40 Muhireke azigurwa aje birarangiye aje Sudan kandi nahenze ko aperi ngo shaho urasese cupurine n'ubundi uzamara aperi yafashaga se kukitamuhaye akazi naga yakina umva ikibabaje ejo bundi nibavuga ngo coach Gael ngo yagiye South Africa yego babandi kuba ko yagiye muri bare babitonze oya babitonze mukano kangendane no kanyibe babandi kuba kubitwa coach Gael yagiye kure imikino ya bare aperi nasize irimo no gukina hanyuma akanavugana n'uwatumiye Chris Brown byari cupurine oya showbiz barayikina yaguciye urwagutura bose babikanuriye yaguciye urwa umukira ubu nta muvugiza gikeneye fata ibye birasobanura Joby Joshua urabizi ko ari faratiri yego faratiri uzi icyo bisobanura yego nyene uje marayika mutagatifu nese ari umukene usa uri kumva ariko basa rogarakara urabona ko arya gatatu kuvu yego ubu rero mero ariko unyari South Africa utamaye decision ya Diamond oya ari indirimbo yitwa Salam ikaze kuri Voice Official 250 yes muzeye ko meze fresh sana mumeze neza mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi gatano kuri gatano muri story zitandukanye turi kwa Rujama Phones shop yitwa Mukada Erikada dakunda kubwira abantu ko ka free zone town ukiyagira na handi hantu uretse kuza kugana Rujama Phones shop igisubizo ku ikoranabuhanga ubu ngubu ibintu by'abantu bagenda ngo bayobagurika byaracitse hari isaha ya smartwatch irimo GPS urayitereka ku kuboko kwawe kajya kubwira ngo kati buryo kati bumoso Erikada meze neza ndashima urabona ko ubundi hari ahantu tujya dukorera kuri hoteli tuvuga ngo amafu n'amafunguro ahangaha za wifi nibyo byose binyuranamo nayo nguko rero turi ibintu byo kugenda ubwira abantu ngo yafoto gutayimaya bakabimara baratuzengereje yego kamufotora ngo ngubu se shano ubyikorera suci gati icyo navuze ubu ibintu byarakamera ariko cameraman waramwirukanye urabyikorera none se intambwe y'iterambere abakora icyase technology igabanya abakozi nese ko mfite Rujama cameraman ndamukeneye Rujama nawe hari abantu benshi arebye ijisho ryiza uwa mbere yahimenye wabonye ko ari mu bantu 100 b'indashyikira message ije agafana wese ndebe hejuru amvaye urumva ubwo giye kunsebya ngo oya ntabwo nabivuga ajyo bishimira ye nayibonye aya irabaye roko irabaye shawro mugome Erikada reka mbanze ngaye ubwo se David ari ryo mvuze yego akuntumye byagenze bite kugira ngo indirimbo ya Diamond mbere icyo bishyize kuri Sheri Zucu babibonye ariko umusezerera ku kirahure sharira yerekeje mu bwonko nabonye Zari yashimiye Zucu amubwiye ati sha uburozi burakora komeze nk'uwayibonye video Zari yabwiye Zucu ngo uburozi burakora ewana yaramurangije nawe ngo sajari yibera arayisabwa ngarahenebere none se indirimbo ya Diamond na Bruce Melody ni iki byarangiye ahubwo kwere cyo utavuga ko ari byenemeso uyi horako nabonye ahubwo hari na The Ben ngabyinjiyemo cyo ko ari projet na Diamond yari isanzwe none se ya Melody miliyoni $50 biburijwemo ubu noneho ngo bagiye gutanga 30 ngo bagende babwira ngo abinfluencer bose ngo mugende muvuga ngo Bruce Melody ngo naye wanze ngo indirimbo ni Canada byagenze bite se siwo
cyagenze bite se wagizeho ni ugupfa gusohora proje iyi pompom ya Joel Brown ubundi yariye barayigurisha na kwijana reka mbanza kwanza ngo duhita dufunga ariko ngiye Melody niwe wayiguze iyi ndirimbo yari yuzuye irangiye menya amakuru nibwo namenye ko bado yanditswe na Element byose ayihereza Melody irangiye ndetse mu 80% ibyo mutamenye kuri Suwejo ya Yago ariko yayiteruraga gutya aburetse Yago mugaruye teko suwanje se nose si ibisa yasubiyemo none se si yavu erega Yago niwe wa Blessinze Element bwa mbere mu mateka muhereza miliyoni ku gihangano na wundi wigeze ubikora abandi baje nyuma aba bakade barazipesa baje nyuma Yago ninda tavomeye tuzumva kandi wajureka ngavuga ibyamamare iyo yagiraga gahinda avuga ati iki cyana nibiki ni abaga yibutse ibyo byose Element we ni yamuBlessinze aramwinginga ati ngwino weho igitero cyanjye nawe kiraza kihariye kumuha miliyoni byari mu cyana akazi yari yakoze kumwandikira indirimbo no kwirimba ndagasubiramo ariko nabandi yarabibakoreraga bakamubusa bado se Melody yamuhaye ubu se hands up naga ari kinyoni wayanditse umva ariko nabonye Yago afite na album yarangiye yitwa Yago Life 2 iri indirimbo 16 ko se sasori izindi nanone mufirije yego album yarangiye nabonye abwira abantu ati abashaka technology yabambwira nayo nyongere technology ajya kumusura baramutse none se iyi ndirimbo yazize iki nago sobanukiwe pe baburetse nanzike duhita tunafunga yego sobanura abantu iyi pompom yari sama hit song yego yitandukanye rero na byabiye byo mu kwa kabiri twinjira muri Seven yego ibuke za Katarina ibuke za Brokamena yego bitandukanye na za ndirimbo zo mu kwa 12 twitegura festive season yego iyi yari sama uri kumva kandi noneho bayishoyemo byinshi yego iyo targetinze rero bitewe na target market n'ibitaramushaka uzayisaruramo nibigende neza bitewe n'izindi projet bitewe nuko umuntu mwayikoranye hari connection agaciro umuntu mwakoranye indirimbo guha ari byo bibyara ya promotion isomo rikomeye yaryigishijwe na Joboy ngo abukirigisi cyo navuze sha Joboy agera naija nibyasobanuka ubu ngo yagatambukije hano kuri stage runaka bashime Imana bagaposti isomo yararyize rya promotion nicyo kintu rero yagomba guhura no kwa Diamond imizo ya mbere amukoreye ibiti reba ibibaye ayiso ndimo nabye kugeza ubwo no kwifotoza amafoto yo kwerekana ko bakoranye babaca amafaranga mu gihe The Ben bamwingingira kwinjira mu ndege cyo ni igikundiro nta kibazo business ni business nawe kigura igikundiro ariko noneho projet ebyiri zose Diamond ahisa sohora zose zikonfirmye ko adahari bikonfirmye ko bashiduka aribo bayihekeye ku mugongo iyo rero siyo bakabaza ategereza paka mu kwagenda siyo nkuru inkuru ni yihe inkuru iri South Africa aho kujya South Africa yego Diamond kuba yasohoye indirimbo navye yego hari indirimbo ya mbere z'ukwa karindwi hari nitwa projet yarasotse narayumvise nawe uze kumbwiranye kumvisha bitaba nk'ibi bya Muhire Jackson baburetse icyambere cy'indirimbo yari yakonfirmwe ya mbere z'ukwa karindwi ibyo byavuyeho niyo mpamvu ndi kukubwira aya magambo Diamond we wabonye ko yanuriye Diamond wibuke ko agomba kuzaraha mu kwa 8 hakora ikisi muri gahunda za football za Bedinazo cyangwa rajyo ninjire kuri Mungu wanjye ahubwo nabanyanyandikiye ngo baragira Kigali niba ryari uguzwe miliyoni 80 Muhireke aziguzwa aje birarangiye aje Sudan kandi nahenze ko aperi ngo ashaho ngo n'ubundi uzamara aperi yafashaga se kukitamuhaye akazi nago yakinamo umva ikibabaye ejo bundi nibavuga ngo coach Gael ngo yagiye South Africa yego babandi kuba ko yagiye muri bare babitonze babitonze mukano kangendane no kanyibe babandi kuba ko witwa coach Gael yagiye kure imikino ya bare aperi nasize irimo no gukina hanyuma akanavugana n'uwatumiye Chris Brown byari Chupulini oya showbiz barayikina yaguciye urwagutura bose babikanuriye yaguciye urwa umukira ubu nta muvugiza gikeneye fata ibye birasobanura Joby Joshua urabizi ko ari faratiri yego faratiri uzi icyo bisobanura yego nyene uje marayika none se mutagatifu none se ari umukene usa uri kumva
ariko basi arogarakara urabona ko arya gatatu kuvuga yego ubu rero Melody ariko unyari South Africa utamaye decision ya Diamond hari indirimbo yitwa Salama yego hari indirimbo yitwa Salama ndimo gukunda cyane ari kumwe n'uwitwa Barnaba hari indirimbo nabye yasohotse nizo zatumye Melody adasohora indirimbo yagize ubwoba oya nta nubwo bamwitayeho iyi approach yarabaye yego iyaba wari uzi ko ya anniversaire ya Sarameske uzi ko Diamond yari ari katikati ko atahagaragaye ababizi mbikubeho kandi no kuhura n'abari amafaranga yarabiberetse koko ni siniya agomba kubaca amafaranga ariko n'akantu ka flexibility nk'umuntu ugenda utaka u Rwanda atakaza BK Arena ejo bundi araza bari gupanga kuza ngo bakore media to hano mu Rwanda n'ukwirata ku isi n'ukwirata kuri Niger mwatubonye ko twabyutse dutobanga Diamond yababonye abateye imibare aragomeza bakama uwo muvuno nago yawigishijwe na The Ben mubwira kuri waya ati mu kirara hashare katugira utuntu dukora n'ibiki tuyamukuremo arabayobewe Diamond n'abwenge afite aragomeza bakame none nimba umuntu atakwitayeho inyungu yo gukorana na Diamond ni platforms na MyG nizo mbuga ze wakemera ukaba nka The Ben yagize umuvuno w'ubwenge arayimuhage hariya ninde uzayireba ninde uzareba waya gakuramo The Ben ninde izindi ndirimbo ko marayirirwa zipostinga Diamond kuri TikTok arese kandi nkubwira ngo no kwifotoza yabacaga amafaranga uza amafaranga iri ya G69 iri yanzoga birirwa yamamaza hari uzi kugira ngo ijye muri video ibihumbi babafunze kugira ngo ijyemo ababizi na karangaze n'ibikina za homo na warabizi zira kope video ihora imyaka yose mwaturiye publicity mwaduturikije abakire baraza umwe mu bafatanya bikorwa ba Kigali Universe narabamenye ni batanu narabavuze ba wamukire wageze kunyereka umuzungu bicaranye umuzungu ni makuri yawe ni siniya yego ya ni consultant general maka uzikuri yari anko wo muyobozi mukuru wa SCO ko mwagiye mugenda mugatara makuru maka ukabona hariya za SCO zimanitse muri Universe z'ubuntu arizo z'ubuntu buri gihe nayo nijyamo presiyo batanga hariya si za SCO zizira gusa nayo yindi ujyamo abanyamakuru bahembwa chicken wing ni SCO gusa na SCO y'ubuntu abanyamakuru ni bahembwa abagiye Uganda wonye muyoboke atara baturumbuye ngo uwitwa Jihad nawe yavuze ngo ni biri marimo baranengushye agiye cyageze kugira natwe twiyubahire iyo cyageze kugira natwe twiyubahire duhagaciro tutakihaye ubwo kandi ubwo wabona kwitike ya bisi gusa babyukira ku muceri n'ibishyimbo na sukuma nabyo biguriye none sumuka ikintu nibaza ni kimwe South Africa naringiye kumva yego gatoya uretse South Africa ubwo kuri Diamond indirimbo ntago igisotse mu kwa karindwi kareka na gahunda harimo kope kuvuga ngo ba bantu twatamikaga ama chicken wing bagende none nabo bavuga ati ni Meddy yanze indirimbo ye na Diamond na Melody arabikoze ya nayo nindi showbiz miliyoni 60 zirenga zikagenda gutyo se yugizaza nyuma ariko muri iyi minsi babanje kwerekana igihuha yuko nyine ari Club Giant none se ngo biratwika none se Brown birasanga baho mare na ija bihaba bagira none se Brown we Brown imvanaho Brown ahubwo mbaza Davido kuva kera bamwinginga kugira ngo amuhereze chance avuye stage ari ku rubyinira amuhereze chance kandi yamagara Jay Paul ni ibiceri warabibonye hari kandi yamagara Jay Paul ni ibiceri kandi yamagara akitakira Jay Sha bakiririmbenera akora karo bamwe numva ni ku rukundo nago ruguru nyirajyanyiro rukundo nago ruguru yes we Rivera tubatunga ibiganza yego no wanje nawe ni TMT The Money Movement album yurayireba warenze korabo zurazireba ukavuga ati hasigaye Yesu we warenze umurongo hasigaye ubugande bararira Burundi bararira yego Kongo yarabahaze na Faripu papuka mureba yego yeye Tanzania mwenyewe mukuru birasobanura yego ngaho mbwira nyina hasigaye sa Sudan ba John Frog nabuze sa South Africa nabyuze Nigeria Joboy sinawe wenyine nizafeirinze ni nyinshi bro ariko Melody Career wise
ubona ko ari international Yego. nubwo twari tutaramwapuruva ariko namenye uburyo abigendamo ntiyigire umuyutuba ngo amenagure Coach Gael nawe yigeze umuyutuba badumba barakora aho yavuze ati nshimiye Imana tumanuke mu Bagalatiya dushimire Yesu 4 miliyoni nibwo ahita kwibutsa ubugome wamukoreye ako nibyo kakano kinzika ni sawa menya yarasohotse mu cyanditswa gisohokamo gisohotse kaka nako ni sawa kwibutsa umuntu ko yavuga ko uje kwica umuziki ukaba uyoboye nose Joby kuki atamubwira ngo abe ari ubyereka abwe umukire se mugira inama naguze umuntu w'imuhanga wakubiswe yego we yashatse kugira inama none si umukire umugira inama hose urasingiza imwidishye yego mwidishye babarira sorry tujya South Africa dusoza South Africa yagiye kora Chris Brown yagiye muri deal yabwuza Melody na boss wa Irasta agiye mureka imikino Chris Brown aba South Africa tabizi se ko natunguwe nkabyemera uko nari kuburana umwe mu baherwe batanu bafatanyije Kigali Universe ibyo nta nkuru birimo byaremejwe byagiye ku karubanda yego Coach Gael nawe amenya kubashyira hamwe akabakuramo ikintu gifatika ni blessing bro kugira wahiki no mugisha umwe muri izo nkingi za mwamba bagegurira South Africa mubikize kandi umwe mu bantu bashora ejo nibwo namenye ko Element yamaze kwemera ko se ndavuga amakuru yose nseze oya bakorera Element ejo nibwo namenye amakuru yuko yemeye kwishyura za miliyoni yigo akavamo byarangiye ayiwe agenda byarangiye ubu yemeye kwishyura nyuma y'impapuro enye nyuma y'umunyamategeko guturuka mu Bwongereza ni umucuti wanjye naramusobanuye ndabizi ubu ngo yemeye kwishyura ibyo narabimenye muri babakire hari ba Muyumbu hari bande bagenda bafite inshingano ariho hantu mu minsi ishize nameneye Karomba ashyira ku mpapuro gutyo koza ibaba muri wino ukandika abahereje Kenny 155 completely Kigali Universe rero buri umuyobozi w'ibikorwa ugenda akantu ku kandi bamwita John Calvin nawe ni sini yararenze afite ngwicere Nike nyine baba bose tubwenge yakoze n'ahantu hakomeye mu kigo cya mbere hano mu gihugu arakaze kuri experience oya nicyo cya mbere se cyambere n'icyo Rwanda Revenue uzi ko ariyo ya ariko none ahantu turi imihanda ibiki tubikesha iki ni RDB RDB nayirondamo wayirundamo ariko mu buryo bwa showbiz mu buryo bwa Visit Rwanda kigo cya mbere gikize gifite ifu imisoro n'amahoro cyayeyeye kirasobanura yakozeyo uriya ni igikoko afite n'ibiki uriya ni igikuri hayiki wirukanye babavandimwe gendaga witoba yego umwe mu nkingi za mwambe 5 kuki udaheraho ko ba mitingane Johannesburg bitemire nizi kuki udaheraho kujya omena bigahura na Irasa Emile nizi bamaze kujya gurira hariya baba bafite imishinga bahuriramo nimba yenda uri umukire runaka uje kugira ngo wiconnecte mu mishinga ya Kivumbi nimba uri ku ruhande rwa Kenisoro nimba uri ugiye gufasha Element nimba uri ku ruhande rwa Bruce uzi ko na Melody afite manager ndabizi witwa nde hari Karomba hejuru hari abayoboye nk'uko Kenny asigari CEO none manager wa Melody yitwa nawe nshuti nawuzi nshuti nawuzi ntabwo rankirira komande nubwo bugwa mu busebya abakire banje ko arasobanutse akunda abantu kuri inshuti mukunda abantu narambura nabonye tatuwaje zishara karambura bamba ubwo yakurundiyeho ubwo rero aho none aringiye kumenera South Africa ariko dusorezaho none se ayira bigahurira he wamba bare tugafungira twese dufunga tuvuye South Africa Bruce Melody yahabonye manager nabonye nyine umukire ngagiye kumuhuza n'umuntu umuhindura ubuzima kumbaza iki none se watonze sozi inkuru none se wamukire akora na Irasta Irasta wenyine uriya n'urwego rwa Afrika iyo Karomba yicarana na Esmed agatitiza Esmed ni umuntu wakajyanye abantu muri za Afronation ni umuntu ari gufata Element akamuhindura amateka uwo ni inshuti ya Karomba uwo Esmed nkubwira akenyera umukenyero wa Kinyarwanda we na Karomba bagataha ubukwe bwo kwanda Kanaumi heraho wumva ubwo bucuti ni kimwe Diamond akorera Debe ni bonde rero Karomba kubera ari international agiye gushaka nandi maboko amurenze ariko nakantu katagenda neza mu mufuka cyaya natubwiye ko kwiyitaho cyayuko ibyo spendinze bihagije nakuze kugaha agaciro
ndakumva cyane niyo mpamvu rero power zirarutana kankoresha ijambo rivuga ngo kankoresha ijambo booster. Yego. Buri muntu wese akenera booster. Buri izi mbaraga zikenera izi mbaraga kugira ngo zibyara izi mbaraga. Dufate urugero. Ndakumva. Nimba ngewe nje kwikorera umufuka wa sima teretsa ndawuteruye urananiye ko nari mfite energy nkugejeje abiranga ndibuze gukenera amaboko yawe anize energy tuzamure turifting kandi energy zanjye tuziteranyije n'izawe bibyaye izindi energy zituma ntwara wa mufuka iyo ni booster. What we call booster. Agiye gushaka booster suko yakennye suko yarangiye ahubwo no kuboostinga bitewe n'urwego uriho. Nibyo navugaga ngo ku rwego rwo mu Rwanda ubona ko muyoboka metriza ariko ku rwego rw'amakorabo rwo gutitiza by'amatayemo umunota sozi Kigali. Erika twisoreza biraza gufasha iki Melody? Yego Melody arongokera iki? Melody nari narishimye ku ruhande rwanjye ko yasigaye manzi wa mbere mu Rwanda kubera ceceka wincamo kubera ko yarasigaye wenyine bimwe ba distribuwaga kuri ba ere ba Keniso Rubande bijye ku muntu umwe naho nari nishimye nimagiye kubona izindi mbaraga akunda gukora ejo bundi element ari kumucurira njyaga navuga ukuntu muraza muri studio kandi akorera ubuntu urumva yari umukozi wa studio kavuga ati Melody arambangamira birambabaza tandukanye na Davis wakuraza studio uri bucyura icyo gihumbi ariko nyine niyihangane bibaho ari mu kazi bisobanuye ikijye mbibona mu buryo bwiza yuko Melody nawe n'umusiniya nawe byari bimaze kugenda neza mu buryo bwa work hard ari nayo mpamvu twizeye ko nagera ku rundi rwego nabwo azakomeza gukora niyirare ntadindire mbese atware flag yacu even if abanyarwanda batamwereka urukundo rw'inshenda nk'ubwo bereka The Ben ariko nawe agiye hanze aho bamukunda aho bareba ibikorwa nawe ashobora kuzagigira kandi agatwara idarapo turabyibuka ugaheruka muri Rwanda Day kandi yahatambutse gitwari ugafime keza kagikada yego Erika wenda muramuhereza ubuhe mushimire ko baduhaye n'umwanya tukaza no kuganira abantu bari bagukumbuye yarashizemo igihe narakubuze yose nawe wagenda ukabura nawe ko nawe barakublessinga bakubwira ati diwo mwigisha nawe ngo aricara bakatwigaho muzamura ibintu biragenda bifata ariko wenda twisoreza nibaza ko ni inama tuzitanze wa mugani biranafasha ariko se abantu bitondeye iki kuri izi mbuga nkoranyambaga ko barimo kuyobwa cyane barimo barayobwa cyane inkuru ziraza ukumva ngo umuntu ngo yagiye gushaka Chris Brown South Africa bigakuyobera ukumva inkuru iraje ngo kanaka rivugiye ngo ngewe rwose ngo ngumbuye umugabo wanjye kandi bavuga ko ngo ari we ngo wamutambikanye abantu babakina ikintu nyine abo ngabo kanitangira ubutumwa mvura yanjye kagenda umukada ndabizi umukada w'igihugu abanyamakuru bagenzi banje ababloga b'influencer turashima Imana yuko ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwaduhaye ijambo bwaduhaye agaciro urabizi muvoma yose urabizi cyane ndabizi cyane rero tubyigireho tubihereho bitume tugira indangagaciro tumenye kirazira tumenye icyo kuvuga n'icyo kutavuga dushyigikira igihugu ubwo mbavuze imirongo migari twihesha agaciro ubuyobozi bukuru nabwo butugarurire hazi bigende neza urwo n'uruhande rwacu tujye ku ruhande rw'abagenerwabikorwa ubwo n'abakunzi bacu at the same time n'abashoramari birangirira ha showbiz yo kuregana dukosoke tugendere ku murongo tumenye indangagaciro ariko namwe mugarukira hamwe kwirirwa muregana ntacyo bimaze muzasanga nyuma y'igihe runaka ari mwe mwitobeye ari mwe mwiyangije ari mwe muri kwisibira ubu koko company RDB nidutera iteka bakazana Chris Brown koko hazabura abantu bakina showbiz bikandagira RDB ko ari Gael n'urugero baro urugero murakoze cyane Erika wakoze cyane kutuganiriza ndakubaza ikibazo kimwe cyonyine uransubiza yego cyangwa oya kugira ngo uwite wigenda ndakubaza ikibazo adara murushi ni cupurini si cupurini ni cupu twigendera ni si cupuri
thank you so much. Kanshimira abantu bose baba badukurikiye 5/5 mubwire ko telefone nziza cyane iPhone ushaka na Samsung nziza cyane nka 25 litre zirari, ushaka smartwatch, ushaka accessoires zose za kwifuza kandi za original ni ka free zone mu mujyi. Nimero murimo murayibona kuri screen yanyu 0788 77 mutugane kabisa. Ibiciro ni nk'ubunani na promotion y'10% muze rero tubahe ama iPhone meza, tubahe Samsung, tubahe Google Pixel, tubahe ama pochette, tubahe ama screen protector, tubahe ama headphone meza. Asante sana muri Imana bari namwe, reka dusubire ubutaha. Yari umukada Erikada, turagaruka n'ubundi ni ibisanzwe.